mbega amateka arimo agahinda n'umubabaro. Erega ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa, kandi ngo ibiduhuza biruta ibidutanya. None dore tugeze n'aho duhuzwa n'agahinda. Cyo nimwicare tuganire ku gahinda ka twese, turirire hamwe, umpoze nguhoze, nkubwire ibyanjye, umbwire ibyawe, twongere tube umwe, tubonereho gushakira hamwe igisubizo kitwubaka. Iyi ni Twigenera Ijambo, agahinda ka twese. Reka twumve uko Manuel na Yohani byabagendekeye. Mufite inkuru zikomeye pe. N'ubu nge ndi kwibaza, nyuma y'ibyo mwavuze mwaciyemo birangiye, mwumvise mumeze mute ubwo mwari musubiye mu ngo zanyu? Tw'intambara irangiye nibwo twabashije kurira, kuko mu gihe cy'intambara ntabwo byari kudukundira, wagira ngo nta mitima twagiraga. Ibyo birumvikana. Ubundi twagiye ku gasozi k'iwacu Butare kugira ngo tumenye uko abacu bishwe, niba hari nibura uwaba yararokotse. Twasanze nta n'umwe warokotse, bose barishwe. Ari ku ruhande rwa papa, ari no ku rwa mama, bose barishwe. Ubu ku ruhande rwa mama ni njye na Dansira gusa dusigaye. Mpore ihangane disi. Ubwo twamenye uwishe mama ni umukozi wo mu rugo wamukoreraga. Yatubwiye ko ngo abaturage baje bamusaba ngo kwica nyirabuja, nawe arabikora. Nubwo yemeye icyaha muri gacaca akagihanirwa, ndetse akaza no kurangiza igifungo cye, nanjye nkaba namubabariye, nakomeje kumutinya. Igihe cyose namubonaga numvaga umusatsi umvuyeho. Ikindi ni uko aho mama yaguye ku gasozi k'iwacu ndatinya pe, na n'ubu mbwiye ngo njyeyo ntaho nakugira. Ngewe nibuka ko mbere y'uko tuva kuri Saint Michel aho twari twihishe, hari umubyeyi nawe twari kumwe watubwiye ijambo, atabaho tubabagize imfubyi ntimukazabasange. Ubundi tugeze mu rugo aho twari dutuye, duherekejwe n'abo basirikare b'inkotanyi nyine, nibwo agahinda kose kamvunaguye amagufa pe, ndarira ndahogora. Agahinda. Ubwo twatangiye kumenya amakuru y'uko data n'abandi bo mu muryango wacu ndetse n'inshuti twari tuzi uko bagiye bicwa urw'agashinyaguro. Nyine umuntu yatangiye kumenya uburemere bwa jenoside n'ingaruka zayo. Ikintu ntazibagirwa ni ukuntu hafi y'abaturanyi bose twari dufite bari barigabanyije ibintu twari dutunze. Icyo kintu cyo kuba abaturanyi bacu bari barabonye papa bamaze kumwica na basaza bacu bagiye, maze bakishora iwacu bakadusahura, umutwe wanjye w'umukobwa w'imyaka 15 nagihuje n'ibyo uwo mubyeyi wabanaga na mama mu kumba ke yari yaratubwiye atabaho tubabagize imfubyi ntimukabasange, maze umutima wanjye mwuzuzamo urwango koko. Ku ya 9 Mata 2004 nibwo twashyinguye data ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Gisozi. Nyuma yaho ubuzima bwarakomeje ariko nyine bugoranye. Cyakora nagize amahirwe yo kwishyurirwa ishuri na Farge yafashaga abana b'imfubyi bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Nuko nyine ndiga, ubuzima burakomeza. Twageze aho twabaga i Butare, usanga bataragiye mu nkambi aho twari turi barishwe. Ubwicaye ntabwo bwahagaze. Aho twari dutuye twakomeje kujya tubona imirambo y'abantu tutazi. Nko mu gicuku tukumva imodoka ziraje zigaragara nk'ahantu umwanya, noneho mu gitondo twabyuka tugasanga imirambo y'abantu bambaye ubusa. Ariko se ubwo ntukabya Ibyo bintu ko ari bibi. Iyo twitegerezaga iyo mirambo twabonaga atari iy'abantu bo muri ako karere twa dutuyemo. Ibyo rero byarakomeje tubibamo gutyo turabimenyera. Navuga ko nta gahenge twigeze tugira nyuma y'intambara. Gusa abantu nabo barakomeje baratahuka, ugatangira kubona nk'abantu wari usanzwe uzi imbere y'intambara. Ariko nta cyizere twongeye kugirana hagati yacu. Umuntu yikangaga mugenzi we, kabone n'ubwo mwaga mwaracanye mu bikomeye, asanga abantu barega abandi baturira n'igipinga. Birababaje. Ahubwo se Yoha, mwebwe byaje kubagendekera gute intambara irangiye? Twebwe ubwo twerekeje iyo muri Zaire, icyo gihe yari itaritwa Kongo, ubundi tujya kuba mu nkambi imwe ahantu hitwa Bukavu.
burya se wabaye mu nkambi yoha? nabaye mu nkambi yitwa Kashusha, twayibamo kuva muri 1994 kugeza igihe zasenyewe muri 1996. ubwo ni za nkambi zarimo abasirikare n'interahamwe bakoze jenoside mu Rwanda. babivuga kwinshi, ariko abenshi muri izo nkambi bari batwega abaturage basanzwe, abana, abakecuru, abagore, abasaza. ariko buriya nyuma y'intambara abantu barenze 1 miliyoni y'abaturage b'u Rwanda bahungiye muri Zaire. Ntabwo rero bose bashoboraga kuba ari abasirikare cyangwa interahamwe. none se yoha zasenywe gute kandi ryari? Zasenywe nabi cyane. Ku itariki ya 2 z'ukwa 11 muri 1996, iyo nkambi ya Kashusha twabagamo bayirashijeho umusubiza amasasu menshi cyane pe. Barashe inkambi, abaturage bamwe amasasu arabafata, abandi turiruka ivumbi riratumuka. ubwo twirutse dukurikiye ikivunge cyerekeje inzira igana muri parike nasiyonari yitwa Kabuzi Biega, ariko amasasu yari ari inyuma yacu. Ubwo nta nyamaswa zabateye? Ibyo ntibyabura, hari abo zariye, ariko ku rundi ruhande inyuma yacu hari abasirikare b'inkotanyi n'imbunda babyiyemeje. Batwirukaga inyuma barasa, baturasaho amasasu atagira ingano. Aho rero umuntu yagombaga gufunga umwuka akanyura muri parike, ikije akarwana nacyo mu nzira. Ndakubwiye. None se yoha ubwo mwari muzi aho mujya? Ntabwo twari tuhazi. Urumva kwari ukwiruka umuntu ashaka nyine aho yakwikinga kugira ngo arebe niba yakiza amagara. Ndibuka ko twaciye muri iyo parike, ubundi tugera ahitwa Warikare. Hashize iminsi mike Warikare irafatwa, abasirikare b'inkotanyi batangira kwica impunzi z'abahutu. Twebwe rero kuko twari impunzi kandi turi abahutu, amaguru twayabangiye ingata twerekeza nyine mu majyaruguru ya Zaire, Kinshasa, Ikisangani nako muri province ya Orientale. none se yoha ubwo kuki mutahagararaga ngo musabe gutaha nk'abandi batahutse? Ntabwo byari bushoboke, kuko abasirikare b'inkotanyi bicaga impunzi zo mu bwoko bw'abahutu ku mugaragaro rwose, ndetse n'abahutu b'abanyekongo bo muri ibyo bice byose twacagamo barahagwaga, baricwaga. Usibye no kurasa ku nkambi zuzuye impunzi, naho mu nzira twanyuraga twirukanka batwirukankaga baturasaho. Kandi kuri ibyo rero kuvuga ngo urahagarara nurangiza ubabwire ngo ndaje mu njyane mu Rwanda, ntawe ari kubitekereza pe. Hari abo twabonye batashye ariko ahubwo bafite uko byabagendekeye. Data bamwiciye aho i Warikare tubireba twihishe mu kigunda. Yaguwe gitumo hamwe n'abandi kubera abaturage bari babatunze agatoki ngo ni impunzi z'abahutu. Ubundi abo basirikare b'inkotanyi bashyira ku murongo barabarasa. Ubundi rero twari tubizi ko icyitwa umugabo n'umusore w'imyaka 16 kuzamura inkotanyi zitazamusiga ari muzima. Ntabwo rero twari kuvuga ngo noneho ubwo mwishe data n'abandi bantu tubireba none turaje mutujyane mu Rwanda, ahubwo byaduteye akanyabugabo no gufata inzira nyine tugakomeza duhunga abo bicaye. mama we, Hani nari muzi gutya ariko ntazi ko yaciye mu bikomeye. Nanjye nukupe wabona Yohani aganira yasekeje abantu bose, ntabwo ushobora kumenya ko byabiciyemo. Yewe abanyarwanda tuzi gushinyiriza no kurenzaho. Yewe mbona aho bigeze tugomba kwatura tukavuga ibyatubayeho n'agahinda katuri ku mutima kose. Amasasu y'abasirikare ba leta y'u Rwanda nanjye ndayazi. Ibyo hano avuga ndabyumva 100%. Nuko byatugendekeye rwose. Twarakomeje turagenda mu kivunge cy'impunzi, ubundi tugera mu nkambi y'ahitwa Tingitingi. Ariko mu nzira twanyuragamo harimo imirambo y'abana bishwe n'umunaniro, uburwayi, macinya nyine. Ntabwo nzabyibagirwa. Hagwaga imvura shahu muri ririya shyamba rya Kongo. Yewe we sinakubwira. None se yoha ubwo byagenze gute ngo ube ugihumeka magingo ye?
ubwo turi mu nkambi ya Tingitingi twumvaga bavuga ko abasirikare b'inkotanyi bari kuza bahasatira. Abantu batangira kuyivamo bakomeza urugendo berekeza ahitwa Rubuto. Twebwe rero twagize amahirwe dupakirwa mu ndege yaganaga i Nairobi muri Kenya. Tuva muri Zaire gutyo. Mwebwe ubwo ari kumwe nande? Nari kumwe na mama n'abavandimwe banjye babiri. yewe ntabikira abantu kubamara. Imana ishimwe ko nibura mwarokotse. ahubwo se manwe mwumvishe nawe uvuga ko amasasu y'abasirikare b'u Rwanda APR yazi. Urashaka kuvuga iki ubwo? Aha, dancing. Wanditse ko abasirikare b'inkotanyi baduteye iwacu muri Satinzi baraturasa amanywa nijoro turapfa turapfusha hasigara mbarwa. Ubwo uri kuvuga ryari? Guhera muri 1996 kugeza muri 1998. Imyaka 2 yose. Ubwo usicyagiye abacengezi bari barateye u Rwanda. Bagatera u Rwanda se ibyo bivuga ko abasirikare ba leta bagombaga kwiroha mu baturage bakabarimbagura. Oya si byo mvuze, ariko ntunyumve nabi da. Nibarizaga. Emmanuel, ntari ariko ngewe numvise Dansira buriya yabazaga mu rwego rwo kumenya neza ibyo uvuga igihe byabereye. Yewe, ajya nakorera nabyumvise ariko. Sorry dancing, ntabwo nari nasobanukiye neza n'icyo wavugaga. Manwe ngaho nawe tubwira icyo washaka kuvuga. Buri intambara irangira natwe twahungiye Goma mu nkambi. Gusa nko mu mpera za 1995 twaratashe dusubira iwacu aho twabaga nyine muri Satinzi. Maze rero muri 1996 abasirikare b'inkotanyi batangira ubwicanyi. Baraje bararasa nta muntu barobanuye aho ku gasozi cy'iwacu. N'abasazi baricwaga ndetse hamwe na hamwe amatungo yararashwe. Mu magambo make igihumeka cyose cyararaswaga. Ibyo bintu narabibonye Manwe? N'amaso yanjye nk'uko ubundi kukubona. Reka nkubwire n'ikindi. Abo basirikare ngo n'aba leta baraje mu rugo iwacu bica abantu 13 babarasha amasasu y'urufaya. Njyewe mushiki wanjye na marume twakijijwe no kuba twari twihishe munsi y'igitanda mu cyumba igihe barasaga. Mu bantu 16 twarakotse turi 3 gusa. Mama wanjye, bakuru banjye, bashiki banjye, babyara banjye bose biciwe. Harimo n'uruhinja rutaragera ku mwaka. Ndi kukubwira ibintu byambayeho kandi ababarashe narababonye. Ubu kandi kukubwira ibyambayeho sinavuze ku baturanyi bacu cyangwa se n'abaturage benshi biciwe mu nzira bahuye n'abo basirikare. Ikindi nuko ubwo bwishanyi bwamaze igihe. Nko kuva muri 1996 kugeza 1998 nta mutuzo muri kariya karere k'iwacu. Ubwo ndavuga Gisenyi na Ruhengeri. Nta mutuzo abaturage baho twigeze tugira. Twabyukaga mu gicuku gahunda y'umunsi ari imwe gusa. Ntiyari kujya kwiga, ntiyari guhinga cyangwa gusura inshuti. Yari yo kwiruka dushaka aho twihisha abasirikare ba leta ngo batatwica. Yewe. Nakumiro pe. Ikindi nuko bazaga kwica ku dusozi tutuyeho abahutu gusa. Koko. Manwe, aho nawe urarengereye da? Oya ntabwo ndengereye. Buriya nyuma y'intambara ahitwa mu Bigogwe no kuri centre ya Mukamira hari hatuye abagogwe bahungutse bavuye muri Zaire. Ku makomini nk'iya Gaseke n'ahandi hari hatuye abacitse ku icumu rya jenoside. Aho ntabwo abo basirikari bigeze bahatera, ahubwo bateraga mu giturage aho abaturage b'abahutu babaga. Mbega ibintu. Cyakora ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare ba FPR mu majyaruguru y'u Rwanda muri 1997 kugeza muri 1998 si byo gushidikanya. Bwarananditswe mu maraporo y'ibigo biharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubishatse asanga ayo makuru kuri murandasi. Erega n'ubwakorewe impunzi z'abahutu muri Kongo Yohani yarokotse nabwo onu yabukoreye ubushakashatsi ubundi ibushyira ahagaragara mu cyiswe mapping raporo ya 2010 nabwo buri kuri internet wabushatse wabona rwose. Si ubwicanyi bwakorewe abahutu mu Rwanda no muri Kongo amahanga arabuzi. Erega byose birazwi. Ni ukwirengagiza nkana gusa no gushinyagurira abarokotse nyine ubwo bwicanyi. Wenda abari bato
mbere ya 1994 cyangwa abavutse nyuma yayo bashobora kuba batabizi, ariko nabo nabashishikariza kujya gusoma izo raporo kuri murandasi bakamenya inkuru mpamo y'ubwicanyi bwakorewe abahutu. Niba ari uko bimeze rero, urubyiruko rwo mu Rwanda rugomba gushakisha ayo makuru kuri murandasi bakamenya amateka atavangiwe na politiki ku bwicanyi bwakorewe Abatutsi ndetse namwe abahutu. Reka nange niyoreze Yohani na Manuel cya kibazo jambo batubajije. None nyuma y'ibyo mwaciyemo mwiyumva gute? Aha, yewe numva agahinda kakiri kose. Nubwo mwahoze muvuga ngo ntera urwenya, ariko ndababaye. Iyo nkurikira ibivugwa hirya no hino ko ngo abanyarwanda b'abahutu bapfiriye mu mashyamba ya Kongo ngo bagombaga kwicwa, ngo bari abajenosideri, bindya ahantu. Cyane ko byaje no kugaragazwa ko muri iyo mapping report ko twishwe bigambiriwe kandi hakicwa abana, abagore n'abatishoboye nta mpuhwe, ndetse kenshi bakicishwa ibyuma. Aho rero ukuntu abantu batinyuka kuvuga bati nta byabayeho ni ibihimbano, n'abemera ko byabayeho bakavuga ngo bagombaga kwicwa kuko bari abajenosideri, mbese birasa nka bya bindi by'abavuga ngo abatutsi bapfuye kubera ko bari ibyitso gusa. Iyo numvise amagambo nk'ayo numva nyine numva ari ukunsonga. Ngewe buriya nyuma y'ibyo byose nababwiye nanyuzemo nakomeje kuba mu Rwanda, gusa hari ibyo nkomeje kwibaza. Ni gute niciwe nkaba ntafite uburenganzira bwo kuvuga ubuhamya bw'ibyambayeho mu ruhame, nkaba ntemerewe kwibuka abanjye bishwe n'abasirikari ba leta kuva muri 1996 kugeza 1998. Nemerewe gusa cyangwa ntegetswe kwibuka abantu baguye muri jenoside yakorewe Abatutsi gusa. Nk'uko mwabyumvise ndi imfubyi, ariko ntabwo nigeze nemererwa gufashwa na leta nk'uko izindi mfubyi zacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi zafashijwe. Nuko bimeze mu Rwa Gasabo, ntawe ushobora kuvuga ubwicanyi bwakorewe Abahutu mu ruhame. Ubivuze arabihanirwa ngo apfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Nibaza ko n'abacitse ku icumu rya jenoside bakagombye kwibaza amaherezo ya politike ibuza Abahutu kwibuka ababo bishwe mbere mu gihe na nyuma ya jenoside mu Rwanda no muri Kongo. Bakagombye kwibaza niba koko iyo politiki ibuza Abanyarwanda cyangwa se batandukanya kurushaho. Uretse Karoli, umva ikindi nibaza. Ni gute bambwira gusaba imbabazi z'ubwicanyi bwakorewe Abatutsi kandi ntawe nishe, mu gihe ahubwo nanjye nagizwe imfubyi n'abasirikari b'iyo leta nzira ko ndi umuhutu? Ese ngewe ninde uzansaba imbabazi? Umva, ni ukuri ntabeshye, nanjye wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, inkuru zanyu n'agahinda kanyu bingeze ku mutima pe. Tasi umvugiye ibintu, ariko Manu, muzi ko twahuraga tukaganira ariko ntitugere ku ngingo. Ubu rwose iki kiganiro tugiranye nubwo kirimo inkuru zibabaje cyifashije kumva agahinda kanyu. Ariko nanjye numvisha kanyu n'ibyo mwashiyemo bikomeye. Erega nyine kuganira nicyo biba bigamije. Nanjye abishishaga ngo muri Abahutu bimfashije kumenya ko namwe hari ibyo mwaciyemo bitoroshye. Ntabwo najyaga nemera ko hari Abahutu banyuze mu bikomeye mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi na nyuma yayo. Numvaga rwose ari ibihimbano, ari ugushinyagurira twe twarokotse kubera inyungu za politike cyangwa gushaka kwiyerurutsa amahano bakoze. Naho mwana we, ubuhamya bwanyu bunteye kwibaza byinshi pe. Igitangaje ni uko ngo ubushakashatsi ku bwicanyi mwagiriwe bwakozwe kandi ngo bwatangajwe na ONU. Mbega yewe Jambo, reka nkwereke, unyohereze link z'ayo maraporo aho ari, ubundi nanjye nzohereze kuri WhatsApp group ndiho y'abacitse ku icumu rya jenoside. Abenshi barimo n'urubyiruko kandi babyumvaga kimwe nkanjye ko ngo ubwicanyi bwakorewe Abahutu ari urwiyerurutso rushingiye ku nyungu za politiki. Dansi, nta kibazo, ni ukuma telefone yawe ubundi nkazikoherereza. Naho Dansi,
kwishishanya ni ibya twese. None numvaga nyine nakwisa kushiki wa Colonel Asumani uwo waje byumva kuturimbura. Nge nange nakwishishaga gusa tugomba kubihagarika. Imana nagize nuko twahuriye aha kwa Beata nkakubaza neza mu mutuzo. Ikindi nuko Yohani yambwiye burya ijambo ryubaka, yagize ati ese danseri haba koko ari mushiki we wakwiciye yakwiye kuryozwa amakosa ya musaza we. Aho rwose Yohani yamfashije gushyira ubwenge ku gihe pe. nigeze kumva muvuga urubyiruko rwo mu Rwanda. Ngewe icyo narubwira ni uko kuba abatutsi barishwe muri jenoside byo nibyo, kandi kuba leta ishyiraho uburyo abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bafashwa kandi bakibuka ababo nibyo gushyigikirwa. Urwo rubyiruko rwakagombye kutagwa mu mutego wo gupfobya ubwicanyi bwakorewe abahutu kandi ababurokotse bahari n'ibimenyetso ko bwakozwe bihari, ahubwo rugaharanira ko abahutu twarokotse ubwicanyi bwo mu Rwanda no muri Kongo tutavutswa uburenganzira bwo kwibuka abacu bishwe no kuvuga agahinda twatewe n'ibyatubayeho aho hose twari turi mu Rwanda no muri Kongo. Dore ni ibi nabwiraga Dansire. Ibiganiro ku bwicanyi bwakorewe abatutsi n'abahutu mu Rwanda no muri Kongo birakenewe. Birababaje kubona abantu babiri bariciwe bombi, noneho ugasanga aho kugira ngo bisungane baterane ingabo mu bitugu, ahubwo bari gucyocyorana, ari nako banajombana ibikwasi. Burya kumva ko ari wowe wababaye kurusha undi ntacyo bifasha. Kugira ngo ubwiyunge mu Banyarwanda buzashoboke, buzatangizwa nuko nyine buri wese yumva umubabaro w'undi. Cyane rwose. Aho ndi kumwe nawe Jambo, ariko ntibyoroshye, cyane cyane ko buri wese aba areba agahinda ke akirengagiza ka mugenzi we. Nk'ubu rwose nuko mwansanze aha kwa Beata, naho ubundi niyo interineti yo nyibonyemo ibyo mwavuze sinirwa nsoma cyangwa ngo numve. Najyaga numva iby'abiciwe muri Kongo n'ahandi mu Rwanda bitandeba. Icyo njye narebaga ni agahinda natewe na jenoside yakorewe abatutsi. Dansi ibyo uvuze nibyo. Nanjye ntaratangira kujya asoma ibyo Jambo akunze kwandika kuri Facebook, niko nari imeze. Ariko rero ntibaza ko u Rwanda rwaba rugana bikomeje bityo. Nibyo koko. Erega burya impinduka nziza zo yose igira bitangirira. None se ko ari twe rubyiruko kandi Rwanda rw'ejo, hari igitekerezo ufite cy'icyo twakora?